ntabwo nagumana nawe ubimenye kandi mfinyuma madamu yandi umugore wawe nta kintu na kimwe ushoboye ugera mu buriri ukisinzira ngira ngo nagumana nawe wari icyo ariko ntabwo uzi guhaha nta kintu na kimwe ushoboye no kubona nk'imbaze mu rugo wavuze gake urajya abaturanyi batwumve ko babyumve nyine wishyize hasi wabanje ukabanza ukubaka unese ko unsiganya abantu bajya bigenda ubarere ubabwire impamvu ngiye wese wagiye navuye iwacu nje kurya hano cyangwa waruje kununga nk'ivaze nari nje hano ngombo nibyo ntabonaga iwacu nararyaga nararyamaga iyo televiziyo narirebaga icyo gitanda kizundaze iwacu nakira nta mugore uva ku bana umugore aguma ku bana abo bantu babwira impamvu ngiye mama bebe icyo ariko cyumva wasinya akakanya ahubwo kucyumva inshingano zawe utabasha kuzuweza reka nyene njye kuzishaka imyaka twabanye kuzi kari akazi gatuma nzarane gusinya ako kazi kadatuma umbonera umwanya kagiye mu kuzimu mama bebe waretse gusenya koko bwire ndekura niwongere kunkora unese umugendo uranzi nta mugabo kurimo wowe urokuza uryama wasinze uri kunuka nawe ubwawe banza wirebe ntuzi no kwiyitaho so mure n'abakire abaye bakire ayo mafaranga reko uri umutindi uri reba akaruri wanujemo kadashinga mikiki iyo nzobe yawe ikumara ubukaka nyine wumve ndi umuntu inzobe yanjye hari n'ijana uyitanga wowe amavuta nisiguza wavuze gake uragira ngo abantu reka ababyumva abanyekuntu uri umugabo mbwa hanyuma abagabo banyabo nabaye n'abandi bagabo bazi gukora inshingano mu rugo bazigwaye manya badakora ko winkoraho wowe ikizi ubu gutaha wasinze nabwo inzoga wavumije ariko madamu sinzi umugore wawe ndakwiye vumba urahazi wowe aho vumba hose si maso uruwakuzukirira uguruka ngiye nkakoropa nirwo rwego ngezeho ngewe nsanze ndi umusirimu ndeba rimwe ndetse bituma ubigira itangazo rimwe iryo rimwe ko twari twaburaye ukaza uri guhirima